Showbiz News Rwanda. Yes, ku mbuga nkoranyambaga ANNET MURAVA ntasiba kugaragaza ko akumbuye ndetse akunda umugabo we Bishop Gafaranga nubwo aherutse gukatirwa gufunga iminsi 30 y'agateganyo kubera ibyaha birimo icyo goza ku nkeke bashakanye n'icyo kumukubita ndetse no kumukomeretsa, kandi ubu nta wundi ni ANNET MURAVA. None we yicuza kuba yaramureze mu rukiko, akaba asaba ngo bamubabarire. Urundi ruhande kandi BASHABE wariye karungu yifashishije imbuga nkoranyambaga yama abakomeje kumushinja kurushinga n'imbwa ye nyuma yuko ayifurije isabukuru nziza y'imyaka 9 akoresheje amagambo aryoheye amatwi nkayo wakifuriza umugabo cyangwa se umugore wawe. Ni nyuma yuko kumba nkoranyambaga nguyu BASHABE akunda kugaragara ari kumwe n'imbwa ye, ubona yuko bafitanye urukundo, ubona yuko baba bakundana ku rwego rudasanzwe. Iri Showbiz News Rwanda, wowe witwa nde, amazina yawe nayahe, kandi dukurikira uherereye he? Ye nitwa Ferrezi. Ukore subscribe kugira ngo tuzagicikwa umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane. Dutangirane n'iyi nkuru rero ya ANNET MURAVA cyangwa na Bishop Gafaranga. Mwarabyumvishe, Bishop Gafaranga twaje tukora inkuru ze nyinshi cyane, ari mu rukiko ari kuburana, ariko ubundi byashinjwa nibyo guhohotera no mugore we ANNET MURAVA, gukubita no goza ku nkeke uwo bashakanye. Ariko nubwo byabaye bityo, Bishop Gafaranga yari yakatiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwo mu karere ka Bugesera ku itariki 23 Gicurasi 2025, mu gihe n'undi yari ategereje kuburanira mu mizi. Icyakora nubwo uyu mugabo we ategereje kuburana no mu mizi afunze, ANNET MURAVA we kumba nkoranyambaga akomeje kugaragaza yuko amukunda kandi amukumbuye. Uyu mugore rero abinyije ku rukuta rwe rwa Instagram aherutse kwandika amagambo agira ati: Imana iri muri iyi nkuru, isengesho ryanjye, umutima wanjye n'ibitekerezo byanjye biri kumwe nawe. Ariko bikaba bitandukanye n'ibyabaye, ibyo twakita contradiction. Uretse rero MURAVA niwe wareze umugabo we Bishop Gafaranga, we yatanze ikirego, ariko umva amagambo ari kuvuga. Ariko n'ubundi anyway bikorwa bigaragaza yuko yababaye kabisa. Uyu nguyu rero MURAVA niwe wareze umugabo Bishop Gafaranga, avuga ko kwa 29 Mata 2025 yamukubise amavi mu nda akamuniga kugezaho ataye ubwenge. Ajya kumurega, noneho amurega mu babishinzwe, atangira gukurikirana iki cyaha. Rero kuri uyu munsi dore aho bigeze. Uretse rero iki cyo gukubitwa, yagaragajirije urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ko asanzwe ahohoterwa n'umugabo we, yaba mu magambo no mu bikorwa, by'umwihariko mu gihe cy'amabanga y'urugo. Urumva, mu gihe cy'amabanga y'urugo kabisa ajya ahohoterwa. Nyuma rero yo gutanga ikirego, Bishop Gafaranga yahise atabwa muri yombi atangira gukurikirana. Icyakora nk'uko ANNET MURAVA bigarutseho mu ibazwa rye mu bushinjacyaha, yaje kujya kumusura baraganira ndetse amusaba imbabazi. Nyuma rero yo gusabwa imbabazi, MURAVA yashatse guhagarika ikirego nk'uko bigaragara mu ibaruwa yandikiye ubushinjacyaha ku wa 10 Gicurasi 2025. Yavuze ko nyuma yo gutanga ikirego yicaranye n'umugabo we bakaganira bagasabana imbabazi. Mu magambo y'ingo ANNET MURAVA agira ati: mu by'ukuri nyuma yo kubagezaho ikirego twaricaye turaganira, nsaba imbabazi nanjye ndazimuha. Nkaba rero musaba imbabazi mbasaba ko mwarekeraho gukurikirana ikirego mu butabera, nkaba nanasaba ko bishobotse mwamurekura. Ubwo rero yari mu ibazwa mu bushinjacyaha ku wa 15 Gicurasi 2025, MURAVA yabwiye ubushinjacyaha ko yemeye gusabira imbabazi umugabo we kuko ibibazo bari baragiranye byarangiye. Mu bisubizo rero yahaye ubushinjacyaha, bivugwa ko yatangiye guhohoterwa nyuma y'amezi 5 gusa akoze ubukwe. Araho yagize ati: iyo byabaga yansabaga imbabazi nkazimuha ntibijye hanze. Ubu rero byamenyekanye, rero sibwo nahinduka ngo ndeke
gutanga imbabazi. Nubwo ariko Murava yahaye imbabazi umugabo we, ntabwo yabihurijeho n'umubyeyi we utarigeze uzemera ubwo yabazwaga mu bushinjacyaha kwa 15 Gicurasi 2025. Umubyeyi avuga ko yamenye ibibazo by'umwana we, avuga ko atakwemera izo mbabazi kuko akurikiranywe ibyaha ntaho yigeze yandika amakosa ngo arasaba imbabazi, ndetse anagaragaza uko yiteguye gukosora amakosa yakoze ko ibyo ntabwo byigeze bibaho. Annette Murava rero akomeje kugaragaza ku mbuga nkoranyambaga ko akumbuye umugabo we kandi ko amukunda. BASHABE rero ati ndabiyamye man, ndabiyamye imbwa yanjye ndayikunda ariko ntabwo ari umugabo wanjye. Ariko why not? Urebye amashusho we n'imbwa ye, n'amashusho twagiye dukora bibona mu nkuru zigiye zitandukanye. Uyu BASHABE we yariye karungu, yifashisha imbuga nkoranyambaga yama bakomeje kumushinja kurushinga n'imbwa ye nyuma yuko yifurije isabukuru nziza y'imyaka 9 akoresheje amagambo aryoheye amatwi. Akoresheje Instagram, BASHABE wavugaga ubona ko atishimye na busa, yateruye mu ijwi riranguruye ati reka mbabaze namwe mumbwira. Nk'umuntu wifata akavuga ngo ngiye gushaka n'imbwa, ngiye gushakana n'imbwa, aba ari muzima. Ariko abantu bakibaza ngo why not? Why not? Kubera iki BASHABE nta mugabo ufite ari kugaragaza yuko ukunda imbwa cyane. Uyu mukobwa rero ari mu bakurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda, yavuze ko bitumvikana uburyo abantu bafata urukundo akunda imbwa ye bagashaka kuruvuga mu bundi buryo. Ibintu byakunze gusubiramo ibintu yakunze gusubiramo ati ntabwo ari byiza. BASHABE rero agaragaje ko ikimushengura ari uko hari abantu bizera ibivuzwe gutyo kandi bakaba bashobora kumwicira izina. Yihanangirije abakoresha izina rye barivuga nabi bagamije gushaka views. Ati ubyuka ukandika ibintu by'ubucucu ku muntu ukisekera ukabona birasekeje, none abantu barambaza bakambaza ubusa, abantu batekereza ko nishwe n'agahinda ngiye kurushinga n'imbwa abagabo bananiye. Yifashishije izina rya Yesu rero avuze ashize amanga ati niba mudakunda imbwa nkaba nzikunda, ibidayimoni n'imyuka mibi muba mutekereza mukabishyira ku muntu, mu izina rya Yesu ntibingereho. Uyu mukobwa kandi rero yakuye inzira ku murima, avuga ko azakomeza gukunda imbwa uko byagenda kose. Ati nkunda imbwa, nzakomeza kuzikunda, nzikunda nk'imbwa. Ibi muba muvuga rero sinshaka kubimenya kandi sinzahagarika kuzikunda, rero mubyakire mureke ibintu byo kuvuga ibintu bitari byo, nta kintu bimaze. Yageze rero kubamwitira ku mbuga nkoranyambaga nka X biba ibindi mu ijwi ry'igitsure n'uburakari. Ati injiji iri kuri Twitter yise BASHABE rimwe yirirwa ishyiraho ibintu ngo ndashaka umugabo, sinzi imyaka abantu bakagira ngo ni njyewe. Nababwiye kenshi ko ntaba kuri urwo rubuga, uwo sinjye mu mpakaruhuko. Ati niba umuntu yarahisemo gukura ubuzima bw'urukundo rwe ku mbuga nkoranyambaga, mukwiye kububaha amahitamo ye. BASHABE rero ntiyihanganiye abamozaho inkeke, bamwe bavuga ko ashaje, abandi bavuga ko akwiriye kurongorwa cyangwa se kwerekana umukunzi we. Ati mundeke nta muntu undarira, niba nshaje ningiye ku giti cyanjye ntibyakabaye ikibazo cyanyu. Umukobwa rero yongeye kwingingira abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga kwitondera ibyo bavuga ku muntu, akenshi bishobora kumugiraho ingaruka mu buryo batatekerezaga. Ngo rero BASHABE warakaye cyane nyuma yuko nyine bamushinje kuryamana n'imbwa cyangwa se ko yaba azashakana n'iyi imbwa yiwe. Ku rundi ruhande ejo twavuze kuri Rwanda Convention USA, Meddy rero nawe yongeye mu bagomba kuririmba muri icyo gitaramo. Umuhanzi w'icyamamare ngabo Jobet Meddy agiye guhura n'abakunzi be muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gitaramo giteganijwe muri Rwanda Convention USA. Ntabwo ari mu Rwanda, kizabera muri USA ariko kikitwa Rwanda Convention, kimwe mu bikorwa bikomeye rero abanyarwanda baba hanze igihugu bakunda guhuriramo. Iyi rero izabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Texas mu mujyi wa Dallas kuva tariki ya 4 kugeza ku ya 6 Nyakanga 2025, ndetse mu bahanzi batumiye harimo na Mugisha Benjamin The Ben bagiye kongera guhura ku rubyiniro nyuma y'igihe kinini. Anatume kandi umuhanzi mu njyana gakondo Masamba Intore. Meddy rero azataramira bitarimiye iki gikorwa kimakaza indangagaciro z'umuco nyarwanda, ubumwe, gusabana no gutekereza ku iterambere. So bwa mbere Meddy rero agaragaye muri iki gikorwa, gusa kuri iyi nshuro azahabwa umwanya
umwanya wihariye nk'umuhanzi mukuru uzaririmba mu gitaramo nyamukuru. Usibye Meddy muri iyi convention hazaba harimo ibice bitandukanye birimo ibirori by'iramya n'isingizwa praise and worship bizayoborwa n'abaramyi bafite ubunararibonye. Hari kandi ibiganiro byubaka ku rubyiruko, imiryango, ubucuruzi n'imiyoborere, imurika bikorwa aho abikora n'abanyamahirwe mu bucuruzi bazasangiza abandi ubumenyi n'amahirwe kuri ari ku isoko. Amahirwe rero yo guhura hamwe n'abanyarwanda, gusabana no gutekereza ku hazaza h'igihugu by'umwihariko ku banyarwanda n'ubundi bari hanze igihugu. Abategura rero Rwanda Convention USA batangaje yuko ibiciro byagabanijwe ku rwego rwo kohereza abashaka kwitabira convention kandi ko iyi promotion izamara igihe gito. Abanyeshuri $35, abatarashyingiwe single $50, abashakanye couples $85, naho umuryango abantu batanu kugera kuri batanu ni $135. Ngayo nguko rero Meddy rero akaba yatumiwe, The Ben akaba arimo, ndetse kandi na Intore Masamba nawe akazaba ahabaye 5/5. Nitwa Frere Luis, ukore subscribe na follow. Amazina yawe dukurikira uherereye he, witwa nde? Ndabakunda cyane. Showbiz News Rwanda.